Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho mu nyemerere tuyatangira tugira tuti none tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 2024 mu itangazo ryavuye mu biro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko Perezida wa Repubulika yashyizeho Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba Jean Bosco Nibintura. Guverineri Jean Bosco Nibintura asimbuye Lambert Dushimirimana wari washizwe kuri uyu mwanya tariki ya 7 Nzeri 2023 asimbuye Habitegeko. Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tunyarukire mu karere ka Gasabo aho Pasiteri Nkundabandi ushinjwa n'umugore we guta urugo yatawe muri yombi. Revera Pasiteri Nkundabandi Jean Damascene afungiwe kuri sitasiyo y'abagenzacyaha i Bumbogo ni mu karere ka Gasabo nyuma yo gufatirwa iwe bikavugwa ko yashakaga kugirira nabi umugore we basezeranye hamwe na mushiki we. Umuryango wari umushumba w'itorero Ebenezeri riherutse kwamburwa ubuzima gatozi mu Rwanda avuga ko uwo mugabo afungiye kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha i Bumbogo mu karere ka Gasabo nyuma y'uko afatiwe iwe mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo 2024 aho ngo yashakaga kugirira nabi umugore we basezeranye hamwe na mushiki we. Pasiteri Nkundabandi yari yarakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 300 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo no kugurisha ikintu cy'undi akagitangaho ingwate, ariko akaba atarahise afungwa kuva icyo gihe urubanza rwasomewe ku itariki ya 29 Ukuboza umwaka ushize 2023. Pasiteri Nkundabandi aregwa kugurisha imitungo y'itorero yayoboraga iri mu rusengero ruri Igiheka mu kagari ka Kagugu ni mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Tuve kuri iyo nkuru twerekeze kuri ino nkuru igira iti ni inkuru dusanga hano ku kinyamakuru Ubwiza aho inkuru igira iti polisi yavuze ku ifungwa ry'umuhanzi waherukaga guhura na Perezida Museveni. Umuhanzi w'umunya-Uganda Alias Kini uzwi mu ndirimbo Fangone Forest agiye kugezwa imbere y'ubutabera nyuma yo gusagarira abaganga ku bitaro bya Nsabya. Iyi myitwarire yaturutse ku gahinda k'urupfu rw'inshuti ye Joramu Tumwesige wapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Polisi yataye muri yombi uyu muhanzi nyuma yo gukomeretsa abaganga n'abashinzwe umutekano. Aregwa icyaha cyo kwibasira abaganga, ariko polisi yaje no gutangaza ko hari n'ikindi kirego cy'ubujura n'urugomo yari yararegewe mu kwezi kwa Nzeri 2024. Byavuzwe ko Alias Kini yagaragaye mu kabari ka HM Imakinge akubita Salim Mubiru akamwambura amafaranga na iPhone Pro 15. Mbere y'ibi bibazo Alias Kini yari mu bihe by'ubudasa nyuma yo guhura na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Muri iyo nama Perezida yamushimiye ku ruhare yagize mu guteza imbere urubyiruko rwakiriye neza mu butumwa bw'indirimbo ze. Museveni yamugaragaje nk'intangarugero rwiza rw'umuhanzi washoboye gukoresha impano ye mu buryo bufasha abandi. Ibi bibazo byatumye benshi bibaza ku hazaza h'uyu muhanzi, dore ko yari amaze kumenyekana cyane mu gihugu no hanze yacyo kubera umuziki we. Kugeza ubu urukiko rurateganya gufata umwanzuro ku byaha akurikiranyweho, mu gihe abafana be bamugiriye inama yo gusaba imbabazi no kwerekana icyubahiro ku bikorwa bye byose. Polisi ya Uganda yavuze ko itahaye agaciro ibikorwa by'urugomo byagaragaye kuri Alias Kini, ahanini bitewe n'imvururu zo ku bitaro bya Nsabya aho abakozi baho barimo abaganga n'abashinzwe umutekano bakubiswe mu mvururu zari zatejwe nawe. Umuvugizi wungirije wa polisi ya Kampala Luke Owoyesigire
yavuze ko ibi byatumye Alieskini asabwa gutanga ibisobanuro kuri izo mvururu ndetse n'icyaha cy'ubwambuzi n'urugomo yavuzweho, aho yashinjwaga kwiba Salim Mbiru amafaranga na telefoni ya iPhone 15 Pro. Polisi yavuze ko izi dosiye zizashyikirizwa urukiko kugira ngo rukore iperereza ryimbitse. Uwosigire yagaragaje ko iki ari ikimenyetso cy'uko nta muntu ukwiye kujya hejuru y'amategeko. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho, nizera ko akomeje kugenda abanyura. Tuyakomereze mu karere ka Rusizi, aho inkuru ifite umutwe ugira uti umugabo yabeshye ko yashimuswe yaka umuryango w'imiliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umugabo wo mu karere ka Rusizi yifatanyije n'abandi bantu babeshya umuryango we ko yashimuswe. Abo bantu basaba umuryango kohereza miliyoni 2 zo kumugomboza kugira ngo batamwica. Ibyo byabereye mu mudugudu wa Kabageni, akagari ka Miko, umurenge wa Mururu, ku wa 19 Ugushyingo 2024 saa 4 z'ijoro, ubwo uyu mugabo yari kumwe na murumuna we basanzwe bakorana akazi ko kugemura amata y'ikivuguto muri Kongo. Yahishe murumuna we, agarutse aho yari amusize ahasanga amata gusa. Uyu murumuna we yahise amuhamagara kuri telefoni, undi amubwira ko atazi ahantu ari kuko ngo haje abantu bakamutwara babanje kumuzirika igitambaro mu maso. Abo bantu bakoresheje telefoni y'uwo mugabo bahamagara umugore we bamutera ubwoba ngo bamwoherereze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bamubwira ko natayohereza bica umugabo we. Umugore we n'abavandimwe be batanze amakuru mu buyobozi, bavuga ko uwo mugabo yashimuswe n'abantu, bakaba bari gusaba umuryango kubaha miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mururu, Ngirabatware James, yabwiye igitangazamakuru cy'igihe ko bakimenya aya makuru bifatanyije n'inzego z'umutekano bakurura aho iyo telefoni iri kuvugira, basanga ni Nyarushishi mu murenge wa Nkungu. Ati umugabo yaje kuboneka haciye iminsi 2, abantu bakurikiranye basanga ni imitwe yari yatetse kuko ngo yari afite umwenda umuryango we utazi, akaba yaragiraga ngo abone uko wishyura umuryango we utabimenye, abikoze muri ubwo buryo ni bw'uburiganya. Ngirabatware yavuze ko icyagaragaye ari uko nta shimutwa ryabayeho, ahubwo ko uwo mugabo yagiraga ngo abone amafaranga biciye muri ubwo buryo bw'amanyanga. Ati ibyo yakoze ni ubutekamutwe, kandi mu by'ukuri umugabo n'umugore basezeranye umwenda umwe yafashe bakagombye kuba bawumvikanaho. Ibyo yakoze ni uguca igikuba mu baturage, ari ikibazo cy'amafaranga umuntu yakagombye gushaka ubundi buryo akoresha, ariko adakoresheje uburyo bw'amayeri. Mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rusizi mu minsi yashize humvikanye abatekamutwe bamburaga abaturage bakoresheje amayeri, ari nacyo cyatumye bamwe bakekaga ko yaba yarashimuswe n'abatekamutwe. Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho, nizera ko akomeje kugenda akunogera mu by'ukuri. Aya makuru reka tuyasoreze kuri no nkuru iri kuvugwa mu karere ka Rusizi, aho Dr Kibiriga wayoboraga akarere ka Rusizi na Dukuzumuremyi wari Vice Meya beguye kuri izo nshingano. Dr Anicet Kibiriga wari umuyobozi w'akarere ka Rusizi na Dukuzumuremyi Anne Marie wari umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, ndetse na Niyonsaba Marie Jeanne wari umujyanama mu nama njyanama y'akarere beguye kuri izo nshingano. Ku mugoroba wo kuri uyu wa 23 Ugushyingo 2024 nibwo inama njyanama y'akarere ka Rusizi yateranye isuzuma ndetse inemeza ubwegure bwabo. Umuyobozi w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi Dr Uwizeye Odette mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe yemeje aya makuru, avuga ko nk'inama njyanama ntacyo banenga ku mikorere y'aba bayobozi beguye. Ati ntacyo twanengaga n'amabaruwa yabo arasobanura ko beguye ku mpamvu zabo bwite. Habimana Alfred wari umuyobozi w'akarere ka Rusizi ushinzwe iterambere ry'ubukungu yagizwe umuyobozi w'akarere ka Rusizi w'agateganyo, naho Uwimana Monique wari umunyamabanga w'inama njyanama y'akarere agirwa umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi w'agateganyo. Ibi bibaye nyuma y'icyumweru kimwe Mukase Valentine wari umuyobozi w'akarere ka Karongi na Niragire Theophile wari umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe ubukungu n'iterambere, ndetse na Dusingize Donata wari visi w'inama njyanama nabo beguye.
nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye hano Kumena Official. Nizera ko aya makuru yabagendekeye neza, mukomeze mugire ibihe byiza. Abatarakanda subscribe namwe mukande subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyira buri munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.